kwiki gihe umubyeyi ubyaye umwana cyangwa se nawe ukabona ubwawe ufite umuvandimwe ariko udashabutse cyangwa se udakunda kugira amagambo menshi, ntakunde kuvuga ndetse ntakunde no kwisanzura mu bandi, batekereza yuko uwo mwana ashobora kuba afite ikibazo cyangwa se ngo yavukanye ubumuga. Gusa ibi ngibi nanone no mu mashuri bikunze kugaragara, aho abarezi benshi bavuga yuko umwana udakunze kwisanzura cyangwa agira akavuyo ngo aba ari n'umuswa mu ishuri. Gusa koko ibi ngibi nidushingira ku mugabo bita Pythagoras, turaza gusanga bihabanye cyane kandi bitandukanye, aho uyu mugabo bivugwa yuko yari washinzwe ishuri ryambere ku isi, ari naryo ryaturitseho amashuri tubona ku iki gihe, yaba abanza ndetse n'ayisumbuye ndetse na za kaminuza. Uyu mugabo bwa mbere yashinze ishuri, ashyiraho itegeko ndetse n'ihame rivuga yuko umwana uje kuryigamo agomba kubanza akamara imyaka 5 ataravuga n'ijambo na rimwe. Ese koko ibi ngibi nituza kureba ku iki gihe turaza gusanga bihuye? Nge ndi Honore, ikiganiro cyo MENYABYIMBITSE ngushimira kubukurikira. Katuvuga ku ishuri umugabo yashinze rikeshwa y'iki gihe, kandi akaba ariyo soko ngo ya za kaminuza ndetse n'andi mashuri y'ikirenga mu bumenyi tubona ku iki gihe. Nge ndi Honore, ntukure umurongo waho hano, gumaho kugera iyi video irangiye, ubumenyi n'ibindi birenze ibi ngibi ukomeze ubironke. Nyuma y'uko uyu mugabo aho yavukiye ku kirwa cya Samos mu gihugu cy'Ubugereki ari uhari iwabo, yaje kuhava nyuma y'igihe kirekire akajya gukomereza amasomo yiwe y'imibare mu gihugu cy'i Babuloni. Nyuma yaho akaza kugaruka mu gihugu cyabo cy'Ubugereki, bikaza kurangira agiye mu Butaliyani. Aha niho yaje gushinga ishuri ryiwe mu mujyi bita Claton cyangwa Claton mu gihugu cy'Ubutaliyani. Iryo shuri aza kuryita Pythagorisme. Bigaragara mu mateka y'uko ishuri ry'uyu mugabo ryashinzwe ahasaga mu mwaka wa 530 mbere ya Yesu Kristo, ubwo Pythagoras yari ahunze ubutegetsi bw'igitutu bwo ku kirwa cya Samos mu gihugu cy'iwabo aho yari yaravukiye. Iri shuri ryaje kuba kimwe mu mashuri ya mbere yigisha ubumenyi ndetse n'imyitwarire mu buryo buhuje n'ubumenyi bw'iyi si ndetse n'imitekerereze. Ni imyitwarire ki cyangwa se ni imibereho cy'abanyeshuri bo mu iri shuri bari babayeho? Ni barimu bangahe cyane barimu ki baryigishagamo? Iri shuri rya Pythagorisme nk'uko nabivuze ryigishagamo uyu mugabo wenyine Pythagoras, aho yari we mwarimu waryo ari nawe warishinze. Abanyeshuri ba Pythagoras bahoraga bubaha umwarimu wabo ndetse bakaba n'abigishwa b'ubuzima bwiza. Umuntu winjiraga mu ishuri rya Pythagorisme yagombaga kuba inzira nziza mu mico, kandi nanone yemera gukora indahiro yo kutazavuga ibanga ry'ishuri. Gusa nanone abanyeshuri bashya bagombaga kubamaza cyangwa bakamara imyaka 5 bacecetse, biga kumva ndetse no gutekereza mbere yo kubaho ndetse na mbere yo kubazwa imibare ndetse na mbere yo kugira ikindi bagomba gukora mu iri shuri. Gusa ibyo twavuga ku iki gihe nka combination cyangwa se tukavuga inzego z'amashuri nka primaire, segonderi cyangwa se kaminuza, uyu mugabo yari afite ishuri rimwe kandi ibi byose byabagamo, aho icyiciro cya mbere cy'iri shuri rye baryitaga ngo les constematiciennes. Iri ngo ryari ishuri ry'abagomba kwiga kumva gusa, ngo bo bigaga imyitwarire, kubaha ndetse no kumvira. Ikindi cyiciro cya kabiri nicyo yitaga les mathematiciennes. Aba bo ngo bari abashakashatsi, aho bigaga imibare ndetse n'ubumenyi bw'inyenyeri, umuziki ndetse na filozofiya. Gusa ngo babaga bageze mu iki cyiciro cya kabiri cya les mathematiciennes nk'uko nabivuze, bo ngo bagombaga kwigisha barumuna babo babaga bari mu cyiciro cya mbere. Gusa ibyo yigishaga mu iryo shuri, Pythagoras yigishaga ibintu 4 by'ingenzi byiswe quadrivium. Icya mbere yigishaga imibare arithmetic, icya kabiri akigisha geometry, ikindi yigishaga umuziki, icya kane yigishaga ubumenyi bw'inyenyeri ari byo bise astronomy.
Gusa ku birenze ibyo yitaga amasomo, ngo yigishaga abana biwe kuvugisha ukuri ndetse no kugukoresha, ubutabera, amahoro ndetse no kwiyoroshya, kubana neza n'abandi ndetse ngo no kubaha Imana. Uwabaga mu banyeshuri be yabashije gukurikiza ibyo byose, yagombaga kuba aya mategeko yiwe yose yashoboye, ngo abanyeshuri biwe bari babujijwe kuvuga ibyo bamenye hanze y'ishuri, kandi ngo babaga bafite ibintu byose bisangiwe, ntawe wagiraga iby'umwihariko. Ibi ngibi ngo byagaragaraga aho buri wese ntawe wagiraga ikintu cyiwe, icyo ufite cyose cyabaga ari icya mugenzi wawe. Kandi ngo ikindi mu mategeko yiwe yababwiraga yuko umunyeshuri wiwe mbere kugira yinjire mu ishuri, nuko yabanzaga guhurira n'abandi aho bahurira, bagasenga, bakaririmba ndetse bagakora n'indi mihango yerekanaga icyubahiro cy'Imana muri iryo shuri. Ibi ngibi byo birazwi cyane cyane mu bigo by'abapadiri, aho gusenga ndetse no guhura kuri asamburema buri munsi mu gitondo ari ihame ridakuka riba rigomba kubaho. Gusa nanone yagombaga kubigisha yuko umunyeshuri wiga mu iryo shuri ryiwe agomba kubaho mu mahoro, mu kwiyoroshya ndetse akunda no kuba akundana ari ihame. Nyuma y'imyaka myinshi yaje gushira, ishuri ry'umugabo riraza gukomera, ariko birangira n'ubundi risenyutse. Ryasenyutse ute kandi byatewe n'iki? Nyuma y'imyaka myinshi iri shuri rigenda rikora, aho ryakoreraga kartoni, abari bahaturaniye batangiye kutishimira imbaraga ndetse n'ubwenge iri shuri ryari rifite ndetse n'ubumenyi abana bahakuraga. Haje kuba intambara n'imvururu za politiki, ishuri rirasenywa, bamwe mu banyeshuri baricwa, abandi barahunga. Ibi ngibi biza kuvuga yuko ngo Pythagoras yapfiriye Metapontum hafi ya Gato mu mwaka wa 495 mbere ya Yesu Kristo. Nubwo ishuri ryiwe ryashenywe, inyigisho zaryo zakwirakwiye mu Bugiriki ndetse no ku isi yose. Izi zaje kuba isoko ry'amashuri ya filozofiya ndetse n'ubumenyi bigaragara ku iki gihe. Gusa ingaruka za Pythagorism nk'iri shuri ry'umugabo ku isi y'iki gihe ryaje kuba ishuri rya mbere rihuza ubumenyi, imyitwarire ndetse n'imyemerere, kandi ryatangije uburyo bwo kwigisha bushingiye ku mibare, umuziki ndetse n'ubwenge. Kandi iri ngiri shuri nanone niryo rikeshwa icyo bita akademiya. Iyi ariyo sisiteme cyangwa ariyo gahunda amashuri ya kaminuza ku iki gihe akoresha ku isi, aho ryabaye isoko y'iyi porogaramu nk'uko mbivuze akademiya, aho umwe mu banyeshuri b'uyu mugabo bita Platon n'uburyo bwo kwiga. Kandi ikirenze ku ibyo, iri shuri ryasigiye isi riyigishije yuko kwigisha uburezi nyakuri ari ukwiga ubumenyi ndetse no kwiyubaka ku muntu ku giti cyiwe. Njye ndi Honore, nkushima ko wumvishe igice cya kabiri kivuga ku mateka ndetse n'ishuri ridasanzwe ry'uyu mugabo Pythagoras ukeshwa ubumenyi ndetse n'amashuri y'iki gihe tubona ku iyi si. Ikiganiro cyo n'Imenyabyimbitse nk'ibisanzwe. Uyu muyoboro wanjye wo ni ingenzi, usanzwe uvomaho ubumenyi, ibyegeranyo byiza nk'ibi nakagaruka. Ndabakunda cyane.